aje ukibaza twakora iki. Wenda urugero nk'ubu ureba irangamuntu y'ikoranabuhanga, noneho n'abandi bantu bari hanze hari ibintu byinshi tubona kandi ukabona kuko byagenda kuzo. Urugero nk'uko irangamuntu y'ikoranabuhanga ni tuzigire mu mashyamba, wenda ahantu hakiri amashyamba burundu tuzange kuyifata, cyangwa n'ubundi tuzayifata ariko twirinde nyine ibintu byatujya mu mubiri nk'uko bavuga ati ikimenyetso, twirinde kujya muri ibi bintu no kubyijandika muri ikirangamuntu wayifata. Nk'ubu uramutse ije n'urugero nko mu Rwanda ije, urabizi ntabwo wakongera kuva mu nzu udafite irangamuntu. ubwo nta kundi tuzabunge wenda cy'incanga cyane nko ku kintu cya koroniza abadive barahunze, wenda nibo navuga bamwe bagatega bakahunga bakajya mu bihugu bitarimo korona, kuko na hano ntabwo korona yari ihari. Perezida waho yaravuze ati nukubeshya biriya bintu ntimuzabyikingize muzabyirinde. Noneho ntabwo nyine yari ihariho, ntabwo bayemeraga nyine, ntabwo umuntu yikingizaga, waragendaga bakaguha igipapuro cya feke ntiwikingize. Noneho umuntu akikingiza bishaka, ariko bo nta nubwo bahagaritse imirimo. Noneho hariho abantu bahunze bati byabo bajya mu mashyamba, baravuga ati ntabwo bazarudutera urushinge. Nyine nk'irangamuntu ndasa ku ntego niza tuzayirinde burundu, wenda umuntu uzabona hacikire cyangwa undi yemera icyo, ariko situzayifate burundu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikibazo cyanjye cyari icyo. Ndavuga nahuranya nihuta cyane. Muzi ikibazo dufite kituremereye. Ikibazo dufite kituremereye ni uko usanga tutarigeze kwakira tunitegura yuko imperuka izabaho ubuzima bwose bukomeje. Iyi digital ID ni systeme y'isi yo gufata abantu ngo iboroganize neza, ibinjize mu kwakira microchip, kandi ni systeme izorohera za leta z'isi. Yewe rero inama nagira buri muntu wese niyi, muzi ikintu gikomeye ni uko ahubwo noneho muri iki gihe ariho abantu barushaho gusubira inyuma cyane, kandi ari cyo gihe bagakwiriye kugirana ubusabane bukomeye n'Imana. Kubera iki rero basubira inyuma? Ni nanone ni ya systeme politike ariko y'ubukungu bw'isi, niwo mubabaro wa nyuma uzabaho mu isi, kandi uyu mubabaro ibirimo creatinga ni ibyo byose, iyi digital ID, microchip, aho nyine maze iminsi mike numva pastor yigisho ze nagenda zikurikirana, ariko hano kuri uru rubuga Nzuvuba mwarakoze kandi kunyakira. Ntarambiranye rero nafite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere narifite kubaza pasiteri, kugira ngo mubaze, hari aho yatubwiye ngo tuzamara imyaka 1000. Mwibaza ngo muri iyo myaka 1000 abakiranutsi bazaba bari he? Ese bazaba bakora iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Niba pasiteri yamaze gusobanura microchip n'ibi bya digital ID, ntajya mbyumva ari ibintu bisaza kera, ariko muri ino minsi nabonye ko bidusohoyeho. Numvaga bizasohora wenda twarashaje kera. Nahise nibuka ijambo rimwe rivuga ngo umuntu azifuza